transfer news, ngufitiye amakuru ya transfer mu Rwanda, ndabigufitiye byose. Ndaza kukubwira muri Rayon Sport ukuntu bihagaze ibijyanye n'igura, ibijyanye na Rayon Sport igura. Ndaza kukubwira muri APR Babugingo Hakimu barasinye yego, ariko se abandi Iraguha Haji nawe yarasinye. Iraguha Haji Bugingo Hakimu yarasinye mu cyumweru gishize. Ndaza kukubwira byinshi bitandukanye, umutozo uri kuvugwa muri APR FC ndaza kubikubwira. Ndaza kukubwira Keve ahari bwerekeze. Keve kujya muri APR ntago ari byo, nta nubwo azongera amasezerano muri Rayon Sport, kuko abayobozi ba Rayon Sport ntago bari kubikunda cyane uburyo yitwaye mu uyu mwaka wa shampiyona. Ntago amasezerano yari afite ni umwaka umwe uzongerwa mu gihe yaba yitwaye neza. Icyo gihe yahawe miliyoni 20. Bashaka kumubwira ko amasezerano ye imyaka 2, umwaka umwe nushira bazamuha izindi miliyoni 20 barazimuhaye. Aravuga ati reka dusinye umwaka umwe, izindi 20 tuzongeraho undi mwaka, umwaka wa mbere urangiye. Keve nako kantu yakizemo. Rero niyo mpamvu muri Rayon Sport atazongera. Ndaza kukubwira benshi bavugwa muri Rayon Sport, ibya Bigirimana Abedi Musengo Tansele, uyu nguyu wahoze akinira ikipe ya Kiyovu, n'uyu Bigirimana Abedi wahoze akinira Police FC, bose baseze barangizanyije ibijyanye n'amasezerano yabo mu makipe iba yabo bakinagamo umwaka ushize. Ibyo byose turaza tubivugeho. Ndaza kukubwira byinshi bitandukanye, aho Muhire Keve nyine arahita yerekeza ikipe yamaze rwose umubengukwa, ivuga n'amafaranga izamwishyura kugira ngo ayikinire. Byose ndaza kubikubwira, ndabifite byose hano, ngiye kuza tubicemo twirukanka. Ariko ndakubwira ko ikipe ya Portugal yatwaye igikombe cya UEFA National League, itwaye igitsinzeho Espagne kuri penalty. Ibyo byose ndaza kubikubwira nyuma yuko match irangiye, iminota 120 irangiye, amakipe yombi anganyije ibitego 2-2. Ibyo byose ndaza tubyicareho tubivugeho, mbabwire uduhigo Cristiano yagiye akora mu mukino nyuma yo kwishyura igitego cya kabiri cyabari batsinzwe. Uyu Cristiano Ronaldo agasimburwa match itarangiye, ariko abakinnyi babe yasize mu kibuga bakitwara neza, match karangira bikiri ibitego 2-2. Ibyo byose ndaje tubicemo tubivuge, mbabwire n'ukuntu Cristiano kino gikombe kuva cyatangira gukinwa 2019, uyu imyaka 4 gikinwe, Portugal gifite imyaka 2 yose. No kuvuga Portugal yagitwayemo 2, izindi kipe 2 zirakigaba zigenda zitwara rimwe. No kuvuga ngo Cristiano n'ikipe ye kuva cyatangirwa gukinwa nibo bagifite 2. Ibyo byose tuye kuza tubyicareho tugende tubivugaho. Reka mpite ngende nyakubwira, ariko niba uri umukunzi w'ibiganiro byacu umunsi kundi tugenda tukubwira ibijyanye na transfer, ibijyanye n'amakuru, ibijyanye n'ama-highlight, ibyo tugukorera byose. Niba uri umukunzi wabyo, kora like, ukore comment buraba ari ingenzi cyane. Ubundi ukore subscribe niba utarayikora. Uyikoze rwose byaba bimeze neza. Ni gukubita amakuru, bamwe babyita zandani, abo abaswahili rwose ngo ni zandani. Ibyo mbazi gufitiye hano cyane. Buri munsi mba naguteguriye amakuru aba arimo agenda avugwa. Byose na makuru aba ariho, byose mba mbigufitiye nabiguteguriye. Reka duhite tuzamuka rero. Tuzamuke mpite mpera muri APR FC. Reka mpere muri APR FC. APR nayo ifite amakuru menshi cyane. Uwo bita Mugisha Gilbert bakunda kwita Barafinda ntago azakomezanya n'ikipe ya APR FC. Yamaze kumubwira rwose ko batazakomezanya, niyo mpamvu bazanye uwo bita Iraguha Haji niwe uje kumufasha. Bavuga ko Barafinda imbaraga zimaze kuba nke, ntago agifite imbaraga, niyo bizera Iraguha Haji nk'umukinnyi ukomeye cyane urangije muri Rayon Sport, warangije na Rayon Sport. Binavugwa ko Iraguha Haji yagiranye ibiganiro retour itangira na APR FC, bakamubwira ko bazamukinisha. Ibintu Rayon Sport itegeze yishimira cyane, kumva ko umukinnyi wayo yaganiye na mukeba kandi shampiyona itarajya ku musozo. Ibyo rero byatumye
ikipe ya Rayon Sport itabikunda, ariko APR we yamushakaga, yabikoze kare, yamubwira ati tuzaguha amasezerano uzusimbure Mugisha Gilbert Barafinda. Mugisha Gilbert rero nta nubwo Rayon Sport yamugarura. Abantu bamwe baratakambye baravuga ati uyu mukinnyi ko yadukiniye akadukinira neza akava muri Rayon Sport neza, banamugurishije faranga rwose anaryoshye, uyu nguyu mwaretse rwose tukamusimbuza n'ubundi uyu Iraguha Haji akaza muri Rayon Sport. Ntabwo ishaka gukozwa umukinnyi n'umwe wegeze agira aho ahurira n'ikipe ya APR FC. Mwarabibonye aba ba Aimable Nsabimana byaranze, bakavuga ngo batanze amakuru batitinda Ombolenga, bati ibyavugiwe mu nama itegura umukino babijyanye muri mukeba. Ibyo rero Rayon Sport ntigeze bikunda, niyo mpamvu umukinnyi bita Barafinda arashakira ahandi. Gilbert Mugisha arashakira ahandi muri Rayon Sport, wapi muri APR. Ubwo polisi niba iri bumufate wenda reka tuze gutegereza turebe, cyangwa se amanuka ajye mu zindi kipe ziri aho hasi, turaza kureba uko birabaza kugenda. Reka dute nihuta cyane, sinshaka kubatsindira ngo mvuge byinshi. Uwo bita Bugingo Hakimu yamaze gusinya, ibyo mwarabimenye, sinshaka nawe byo kubitindaho. miliyoni 25 yarazifashe. Uyu nguyu niwe uzasimbura uwo bita Claude Niyomugabo. Claude Niyomugabo niwe uzamusimbura, kuko uyu aravugwa mu ikipe nyinshi zitandukanye. Haravugwa izo zazamu, haravuga Simba, izo kipe zose ziracyamwifuza kubera ko yarangije amasezerano. Rero birashoboka ko atakongera amasezerano uyu nguyu Bugingo Hakimu akaza akamusimbura ku mwanya wa nimero 3. Ni nacyo bamuzaniye, baramubwira ati natagenda bazaba bahanganiye umwanya umwe, ajye afasha undi asimbura undi. Nicyo bamuzaniye ubu. Uyu nguyu Bugingo Hakimu yasinye miliyoni 25, ariko byari byabanje kugorana, bashaka kumuha 20 nka Iraguha Haji, bose babahe miliyoni 40 ari babiri, ariko Bugingo Hakimu we asaba 25. Kontra ye yamanje gutindamo bari kubidiringa, ariko byaje gukunda bamuha 25. Yifuzaga na Bugingo uyu Iraguha Haji nawe ahabwa miliyoni 20. Ibyo byose nuko byagenze. Ariko se iyi APR FC tukiriho, reka mpite nkubwira umukinnyi bamwita Henry Munsanga. Uyu nguyu wakiniraga ikipe ya Police FC, aracyanayifitiye umwaka w'amasezerano. Uyu mukinnyi APR FC iri kumutangaho miliyoni 80, ariko polisi iravuga ati ntago dushaka kujya munsi ya miliyoni 100. Twege turashaka n'umukinnyi wo hagati ushobora gukina nka nimero 10, n'umukinnyi ubizi. Ati uyu nguyu nimudashyiraho nimutaduha miliyoni 100 plutôt miliyoni 100, ntago nka polisi turi bumurekure. Polisi rero yacyadiringa n'ikipe ya APR FC uyu Henry Munsanga kugira ngo abasinyire na APR nishyiraho miliyoni 100, polisi iramurekura rwose, kuko aracyayifitiye umwaka umwe. Ubwo bashyizeho miliyoni 100, APR yasigara none iri kudiringa n'umukinnyi kugira ngo uwo mwaka umwe baguze nayo yongereho undi mwaka, wenda bibe imyaka 2. Ubwo urumva yageza nko mu 150, cyangwa se mu 100 wenda na 40 na 20 sinzi ko yazemera umwaka umwe w'amasezerano. Ntago mbizi rwose, ibi no gutegereza tukabireba. Henry Munsanga niba ari buze gukinira ikipe ya APR FC. Gusa APR FC yarakomanze, yagezeyo rwose bagira ibyo bavugana. Biri kugenda bijya mu buryo. Ariko se wo bita Pacifique wakiniraga nimero 6, uyu nguyu biravugwa ko nawe yamaze kumvikana avuye muri polisi. Nimero 6 ya polisi bamwita Pacifique Ngabonziza, ni umunyarwanda, yamaze gusinyira ikipe ya APR FC. Nguwo rwose nka nimero 6 Mukaseri, APR FC yamaze kumwibikaho. Undi twahita tuvugaho muri APR FC
tugahita twiviraho rimwe noneho tukataka amakuru ajyanye coaching APR FC. Bamwita Gamondi, uyu nguyu watoje Yanga Africa akayijyana mu matsinda. Uyu nguyu APR FC niwe bagezeho, bamugezeho rero bagirana ibiganiro kandi ngo bigeze kure. Birashoboka ko rwose uyu Gamondi watoje iyi kipe ya Yanga ariwe waza agatoza ikipe ya APR FC. Ibyo ni amakuru ari kuvugwa dukesha uwo bamwita Ligani Rugaju, niwe dukesha inkuru cyane nk'umunyamakuru cyane uri kuri za ndani za APR FC. Uyu nguyu rwose niwe dukesha aya makuru Gamondi ko ashobora gusinyira ikipe ya APR FC. Ligani niwe dukesha iyi nkuru. Duhita twihuta rero n'indi nkuru tumukesha, niyo mpamvu tugomba guteza icyotezo aba batugejejeho izi nkuru rwose tukabivuga neza. Uyu mutoza wa APR FC, uyu nguyu bamwita Ndori wa APR azakomezanya na APR FC, azaba ari umutoza Ndori. Uyu nguyu wahesheje APR FC ku mikino ya nyuma niwe azakomezanya na APR FC, ntago bazamurekura. Uyu nguyu rero azakomezanya n'ikipe ya APR FC. Duhite twihuta no muri Rayon Sport. Muri Rayon Sport ngiye kukubwira inkuru. Umukinnyi bamwita Muhire Keve, uyu nguyu azakomezanya na Rayon Sport kuri nimero 10 yakinaga. Uyu Muhire Keve haravugwaho abakinnyi barimo Bigirimana Abedi, hakavuga umukinnyi Musengo Dansere, hakavugwamo umukinnyi nawe dukesha uyu Ligani Rugaju, bamwita uyu mukinnyi bamwita Gakwaya. Uyu Gakwaya wakiniraga Bugesera FC, wakinaga nimero 10 ya Bugesera. Uyu nguyu nawe biravugwa ko ashobora gusimbura Muhire Keve, we ni umunyarwanda. Ariko uyu Abedi umukinnyi w'inamba ku rugamba, Ngo Tansere ni umukongomani. Rero aba bose baravugwa muri Rayon Sport. Ndaje nkubwire ese ninde ufite amahirwe yo gusinya, ese undi bimeze gute. Rero reka mpitemera kuri Muhire Keve utazongera amasezerano muri Rayon Sport. Muhire Keve yasinye umwaka ushize, murabyibuka, ajya gusinya muri Rayon Sport. Yasinye amasezerano y'umwaka umwe, bamuha miliyoni 20, bari bumvikanye miliyoni 40 bakazimuha kashi. Rayon Sport icyo gihe yari ifite miliyoni 20, ramubwira ati reka dusinye, noneho igice cya kabiri cya sezo kijya gutangira tuzahita tuguha izindi 2. Muhire Keve abashyiramo umutego, aravuga ati noneho izo 2 mufite reka dusinye izo 20 mufite reka dusinye umwaka umwe, nurangira undi mwaka muzampa izo miliyoni 20 basinye undi mwaka. Mwarabibonye ukuntu yarangije muri Rayon Sport. Muhire Keve ati yavuganye na Mukeba, Muhire Keve nta kigenda. Muhire Keve amagambo yagiye kuri social media ahandi hose ibitangazamakuru, akavuga ko ubuyobozi bware ku igikombe kare kandi byarashobokaga. Ibyo rero ntago ubuyobozi bwegeze bubikunda. Ubuyobozi bwabifashe nk'ubushaka kubagonganisha n'abafana, nk'umuntu ushaka kubagonganisha n'abafana. Ntago bwegeze bubikunda, nta nubwo bwegeze bushaka ko kugirana ibiganiro nawe, kubera ko babonye ko nyine byaragoranye cyane mu bijyanye n'imikinire ye. Ariko nanone hakiyongeraho interview yagendaga akora ku itangazamakuru avuga ati ubuyobozi bware ku igikombe kare kandi byarashobokaga, nyuma ya Bugesera buriya byarashobokaga ko twanagitwara. Kandi ubuyobozi bwo bwari bwaramaze kubona ko abakinnyi bamwe bagiye bava mu mukino, bagiye babirekura rwose, harimo nk'aba babugingo Hakimu, hakazamo aba Iraguha Haji, bari baramaze kumvikana na Mukeba. Ibi byose nawe byaravugaga ko hari amakuru rwose agenda avuga ko yamaze kumvikana na APR FC. Ibyo byose nibyo byatumye ubuyobozi bucika intege, ariko unarangiza bubona ko Muhire Keve nta hantu bazongera guhurira. Bibona ko rwose Muhire Keve nubwo bavuga ngo ni umwana w'ikipe, ariko nta hantu bazongera guhurira basinya amasezerano rwose. Ibyo byari bihari. Ibyo rero byatumye Rayon Sport yagura amaso, iravuga ati kubera iki twasubira kuri Muhire Keve n'abandi bakinnyi bahari. Harimo Bigirimana Abedi,
abizi ko muri polisi birarangiye, imyaka 2 irarangiye, bari bamuhaye miliyoni 40. Murabyibuka neza, na Rayon Sport imwifuza bakamwereza n'itike y'indege, icyo gihe byose murabyibuka, akaza agahita ajya muri polisi kanayisinyira imyaka 2. Yari irangiye rero. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bamwe baramwegereye, bagirana ibiganiro, bagira n'ibyo bumvikana. Abedi ntarasinya, gusa amafaranga nawe za miliyoni 40 ntago akiziriho. Hari amafaranga bumvikanye ariko ataramenyekana. Hari uwo bita Musengo Tansel, uyu nguyu byari byanarangiye, bagiye no kumusinyisha, byanarangiye basinya, hakurikiyeho imbanziriza amasezerano. Icyabiteye cyatumye uyu mukinnyi atarangiza amasezerano ari full yose, ni ukuvuga ngo uyu mukinnyi Musengo Tansel bagiye kumusinyisha Irambona Eric, uyu nguyu wakiniye Rayon Sport, muramwibuka, wakinaga ku ruhande rw'ibumoso rwa Rayon Sport, akaza kujya muri Kiyovu. Uyu ni umuyobozi mu bayobozi ba Rayon Sport, umuyobozi uhoraho. Uyu ni nawe usinyisha, ukora amasezerano, ukora transfer. Uyu yazanye impapuro rwose agiye kumukoresha amasezerano, hari i Remera. Uyu nguyu ahageze abayobozi ntago babyumvikanagaho, bamwe akavuga ati Musengo Tansel hari igice, abantu bamwe bari kuvuga ngo ni ibice biri muri Rayon Sport, ariko si ibice, ariko ahubwo ni kwakunda abantu bamwe batabyumvikanaho, bamwe bakaba byumva ukumwe ariko abandi ntibabyumvikaneho, kubera ko buriya yo muri benshi ntago mushobora guhuriza ku kintu mwese ngo mucyumvikaneho, muragenda mukabiganira. Rero bamwe baravugaga bati uyu Musengo Tansel discipline ye iri hasi. Ikindi, Musengo Tansel hari imikino imwe ikomeye agenda kanira, ariko iyoroshye nk'amakipe ko ayoroshye akayoroshye nyine ugasanga ntago yabikomeje. Ikindi, ni umukinnyi rwose kumvikana nawe ntago yumvikana, nyine ubusanga hari ibyo ashwana mu ikipe, akunda gatama, akunda kwiryohereza, asiba imyitozo, utuntu nk'utwo tujyanye no mu kibuga n'inyuma y'ikibuga, ntago yitwara neza. Bakavuga bati uyu Musengo Tansel nanasinya barashyiramo amaklose menshi ku buryo aho bizaba bisohoka ko agongana na Rayon Sport mu bijyanye n'imyitwarire, bazajya bagira ibyo bamubaza nk'umukinnyi wari ufite ayo masezerano. Musengo Tansel rero nicyo cyabiteye gituma n'amasezerano ye atararangira, baracyabyumvikanaho, baracyareba aho bahuriza, baracyamukorera kontara irimo izo klose zose. Rero niyo mpamvu atasinye. Harimo n'icyo kibazo cy'amafaranga, ariko amafaranga si cyo cyari ikibazo cyane kuko yari kuboneka, ahubwo habayemo icyo kibazo cyo kugira cyo kutumvikana ku myitwarire ye, cyane cyane nuko akina imikino mikomeye akayikanira, noneho iyoroheje nayo akayoroshya. Hagati ye na Bigirimana Bedi harimo uri businya, ariko Musengo Tansel birashoboka cyane kuko Bigirimana Bedi nawe bamuganiyeho, bamwe bakavuga bati uyu Bigirimana Bedi muri polisi ntago uyu mwaka yitwaye neza, nubwo ushize yitwaye neza akajya no mu ikipe y'umwaka, ariko uyu ntago byageze bigenda neza, yari umukino usanzwe. Abantu bakavuga ati uyu Bigirimana Bedi ni umuhanga, no mu ikipe y'igihugu arahamagarwa, kandi koko no muri Rayon Sport ashobora kuza akabikora, akazamura n'urwego kurusha uko byabiri muri polisi. Ibyo rero ntago barabyumvikanaho, ariko Musengo Tansel byanze, Bigirimana Bedi niwe bahita bakurikiza amaso. Uwo bita Gakwaya, uyu Gakwaya Leonard, nayo ni amakuru tugiye guhita dukesha uwo bita Ligani Rugaju. Gakwaya Leonard nawe bamugezeho, abareyo rwose baragenda bakomanga muri Bugesera. Uyu Gakwaya Leonard yararangije n'amasezerano muri Bugesera, gusa umwaka we wa mbere yitwaye neza, atanga assist zigera mu 11 atsinda n'ibitego 3. Uyu ni umukinnyi ukina nka nimero 10, Gakwaya Leonard. Noneho uyu mwaka ushize yatanze assist 9, atsinda ibitego 3. Ubwo urabyumva ko ari uruhare rw'ibitego 11 mu ikipe ya Bugesera. Rero abantu bakavuga bati uyu mukinnyi w'umunyarwanda nubwo ategeze yumvikana cyane, kuri nimero 10 yasimbura Muhire Keve. Bakavuga bati tubaguza ari babiri, abandi nabo Musengo Tansel n'uyu Gakwaya
bakajya basimburana ku nimero 10 byaba ari sawa. Nuko bihagaze kuri aba bakinnyi bombi nkubwiye. Musore Prince yamaze gusinya, president wabo ubwe wa Rayon Sport yamuhaye miliyoni 10 ze ku mufuka. Aravuga ati amafaranga naboneka muri Rayon yaba muri Skol uyu andi aya mafaranga bazayansubiza. Yamaze kumusinyisha rero n'umukinnyi uje gufasha uze gusimbura bita Bugingo Hakimu kuri nimero 3. Ibyo nibyo tutari twababwiye kubijyanye n'amafaranga. Ni miliyoni 10 zaraye barayamuhaye rwose. Nite twihuta cyane kuri Muhire Keve, ikipe ari bitajyamo aritajya muri mu kipe yitwa Jamusi yo muri South Sudan, muri Sudan y'Epfo. Yamaze kumvikana nayo kubijyanye n'amasezerano y'imyaka 2. Amakuru tuyakesha Emeni Yibizi wo kuri SKFM. Uyu nguyu yamaze kumvikana n'ikipe yitwa Jamusi yo muri South Sudan imyaka 2, akagurwa ibihumbi 80 by'idolari, akajya hembwa ibihumbi 5 by'idolari bya buri kwezi. Uyu ni Muhire Keve muri Jamusi yo muri South Sudan. Reka ibijyanye n'amatransferi mbe ikomereze ku mugabo bita Gamondi muri APR FC. Ubwo nari nabikubwiyeho, uyu ni umutoza rwose APR FC ushobora guhitaza muri APR FC niba murangiza kumvikana. Watoje Yanga Africa akayihesha ibikombe, akayijyana mu matsinda. Uyu nguyu ashoboka ko rwose yahita aza agasimbura uwo bita uyu mutoza Dakonovic watozaga APR FC, akaba ariwe umukorera mu ngata, ubundi akajyana iyi APR FC akareba ko nanone yakongera nkuko yabihaye Yanga Africa, akareba ko na APR FC yayigeza mu matsinda. Reka nsoreza aha amakuru yacu nakagaruka. Iyi ni Panda TV Rwanda, bana nanjye mu nkuru zacu cyenda tugutegurira.